Sinema, yeah, sinchaka kuwa soba, mchezo unishota, zirashize sinaha, bazabarabizi sha, sinchaka narinzi ko nzataha nitwa kabos, gusubanza nararotaga, ndabona nzasubira yamara amasa, ntacyo mfite, nzagaruka narakoze ikofi, okay, iyi si igeze kure rwanjye nkiri mutoya mfite nk'imyaka 3 papa yaradutaye nyine dusigarana na mama ubuzima nyine buba hatari none ibiryo ukabona ntibihagije nyine nibwo twatangiye nyine buri wese gucuka nyine kuko twari abana barindwi. Ubu se mu buzima ubayemo uyu munsi ubona bukunogeye ubayeho neza nta kibazo? Urugendo rwawe rero rwo kuza i Kigali byatangiye bite? Se wageze i Kigali ufite imyaka ingahe? Kigali nahageze mfite nk'imyaka 8. Bashwana wari mukuru wararebaga? Nararebaga. Ubonaga bapfa iki? Ntabwo wenda nzi ikintu bapfuye neza kandi warabirebaga nyine ntabwo nzi ukuntu byatangiye. Nagiye kubona nyine mbona bari gushwana undi ajya mu kazi ntiyagaruka agenda mu kazi ntiyagaruka. Ni mama wagiye ntiyagaruka cyangwa ni papa? Ni papa. Ese kandi ubuzima bwahiteye ni ahubwo ubwo buzima nibwo uri gushaka ugashaka kuvuga. Nese mwaraburaraga? Byasana mwaraburaraga? twe twaraburaye turanabwirirwa. Se ko mu cyaro biba byoroshye ushobora no kuvomera umuntu utuzi uretse ko twongeye kubasuhuza mwebwe abakurikiye Promise TV show, tubashimira ko mwakanze subscribe utarayikanda gusabye ikande kugira ngo ujye ubona ibiganiro byacu uko bwije nuko bukeye. Ndabasuhuje rero abari mu Rwanda hose, amajyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba ndetse n'iburengera bwaryo, ndetse n'abari mu mujyi wa Kigali muri rusange. Ntabwo nakwibagirwa gusuhuza aba diaspora, tujya tubitabo karabo mu ntara ya 6 ewana South Africa, East Africa muri rusange. Abantu bose ndabakunda kandi mbahoza ku mutima n'ukuri pe. Urukundo munyereka amavamutima yanyu ewana ndabikunda cyane. Turi kumwe n'umwana mutoya hano, mbona ukiri muto mu myaka mitoya. Amakuru bimeze neza? Vuga cyane. Ibintu ni sawa cyangwa ntabwo wari saa sita? Oya nariye nasigaje. Ako numvaga njye nanzi kuri umwana kumba ufite ikijwi kingana gutyo. Noneho uri kuri Promise TV show, suza abadukurikiye. Nabasuje mwese. Bakwita nde? Nitwitonze Harifa. Harifa. nkunda kwita khelfan gatebuke. Khelfan gatebuke. Iryo zina ryavuye he? Wenda tutarinjira, wenda introduction ayikoze ariko mbwira intandaro y'iryo zina ni iryo zina ubundi gatebuke wari umuntu wangutse mu byakora. Ubu urabangutse muri byo? Ku muziki by'umwihariko. Ukora n'umuziki se? Reka da. Ibyo ngibyo turaza kubizaho nyuma kubera yuko uko byagenda kose uraza kutugezaho ibintu watuzaniye. Mu buzima busanzwe gatebuke ni muntu ki? Mu buzima busanzwe gatebuke ni umwana wakuriye mu cyaro. Ntabwo mwumva kubera ko abenshi bari kudukurikirana abanyamujyi, ariko nibirebera ariko ndagenda mbabwira mu dufashe hoya tubwire kugira ngo tunyurwe, sibyo? Tubwire ukuntu byatangiye, ukuntu byagenze, tubwire nyine urwo rugendo rwawe. Natwe niko dushaka gukurikira, ni nayo mpamvu twicaye aha ngaha. Ubundi nyine ni nkuko nabikubajije, mu rugo ni hehe? Mu ntara? Ni mu majyepfo. Ahagana he? Aho bita mu karere ka Kamonyi, umurenge wa Rukoma, kagari ka Buguri, umudugudu no wa Nyabuvomo. Abantu niho uturuka? Hano hafi? Hano hafi ntabwo ari kure. Ukagera rero i Kigali. Kandi ndabona uri umunyamujyi kabisa, uri kuvuga nk'umunyamakuru uri muri studio. Urabona njyewe nturuka hanana, ushaka ubusobanutse kugira ngo ugere i Kigali. Waba waraje kwikamyo cyangwa byagenze bite? Ni nkaho naje nayo n'ubundi. Nese ntabwo muri kumwe na famiye? Oya. Kuko
ndi kumwe na marume nawe undi muntu turi kumwe wo muri famiye usibye na mama wacu nawe mutoya nyine. Okay. Ubwo uri kumwe na marume wawe na mama wanyu mutoya. Urugendo rwawe rero rwo kuza i Kigali byatangiye bite? Se wageze i Kigali ufite imyaka ingahe? Kigali nahageze mfite nk'imyaka 8. 8. Icyo gihe ariko wagombaga kuba wiga, kuki utigaga? N'undi narigaga ko nageze niyo ndakomeza ndiga. Ako nyine ubuzima bwari hatari. Oya, iyo hatari rero harimo akantu uri kugobeka ugwanze kuvuga, kandi buriya abantu badukurikiye ni abana beza bashaka kugira inama, kuba bagufasha. Muri rusange nyine tubwira urwo rugendo rwawe. Ubundi urugendo rwanjye nkiri mutoya mfite nk'imyaka 3, papa yaradutaye nyine dusigarana na mama. Ubuzima nyine buba hatari, none ibidukana ntibihagije nyine. Nibwo twatangiye nyine buri wese gucuka nyine, kuko twari abana 7. Ubu se mu buzima ubayemo uyu munsi ubona bukunogeye, ubayeho neza nta kibazo? Mbayeho neza ariko ntabwo ari cyane. Kubera iki? Urimo urabica ku ruhande kenshi, ntabwo uri kudusobanurira impamvu utabayeho neza nyine, ari nacyo gishobora kuba cyakuzanye. Ese ubundi tugarutse inyuma gatoya, uri umwana wa kangahe? Ndi umwana wa 3 mu rugo. Ubu ni wowe wafashe umwanzuro avuga ati ndacomotse njyewe, kava kure kazajya kure. Kazava kure we rwose, ukava iyo kure ukafata umwanzuro ukavuga uti ngiye i Kigali. Ese marume wa yarabizi cyangwa yagiye kubona abona umugezeho? Yarabizi kuko nari nsanzwe mpaza nyine, abonye n'undi nkomeje kubaho nabi aravuga ati ngwino twibanire. Nuko rero nyine nuko naje muri Kigali. Story yawe nyine dusobanurira, utubwire urwo rugendo rwose, ibintu byagiye bikubaho, aho ubuzima bwanze, aho byakunze. Kwanza ubwo ntago birakunda kuko wambwiye ko ugifite urugendo rurerure. Urugendo rurerure. Ntabwo nyine uri kutubwira, bundi utubwiza ukuri. Waje kumbwira ko bashwanye mu rugo, barashwanye baratandukana, noneho biba ngombwa ko wowe n'abari umuntu wawe cyangwa se bakuru bawe bakuri imbere 2 mwifata umwanzuro wo kugira guto gutatana. Niko mwese mwavuye mu rugo cyangwa harabari mu rugo? Njye n'abakuru banjye twese umwe nyine hari abagiye mu kazi ko mu rugo nyine, bwa ni bakuru banjye. Umwe yagiye gukora ahantu bitaga Gishyeshya, undi ajya gukora ahantu bita Ikayenzi. Nanjye rero nza muri Kigali twese dutatana cyane. Okay. None se ubu nonaha nyine urumva muri uko gutatana, ndashaka utunyuriremo muri makeya, ntabwo nagusabye ibintu byinshi by'ukuntu iki, ariko utubwire uti urabona byatangiye gutya. None se icyo gihe wenda mushwana no mu rugo bashwana, wari mukuru wararebaga? Nararebaga. Ubonaga bapfa iki? Ntabwo wenda nzi ikintu bapfuye neza. Kandi warabirebaga? Nyine ntabwo nzi ukuntu byatangiye. Nagiye kubona nyine mbona bari gushwana, undi ajya mu kazi ntiyagaruka. Agenda mu kazi ntiyagaruka. Ni mama wagiye ntiyagaruka cyangwa ni papa? Ni papa. Ubwo yaragiye ntiyagaruka? Ko numva bikomeye. Ni igiki cyakubabaje ukimara kubona papa wawe cyangwa se mama wawe na papa wawe batandukanye? Icyambabaje cyane nuko nyine yarazi ko yatubyaye turi benshi akadutana na mama. Ntaryambwiye ko muri abana 7. Umwana muto afite imyaka ingahe? Muto ubu bafite imyaka 6. Ubwo byumvikane ko nyuma yawe hari abana 4. None se mbwiza ukuri, muri urwo rugendo rw'ubwo buzima bwose, nubwo utarabumbwiraho neza, sibyo, umfashe ariko unsubwire, kuko abadukurikiye barashaka kukumva kava kure, niba ari kazava kure. Irazi naryo rirakomeye. Hantu udafite ubwenge urumva
ntabwo warifata pe kazava kure. Ubundi urwo rugendo rwawe uko rwatangiye birumvikana kandi ugomba kwihangana, buryo ubuzima burarushya sibyo, kuko isi dutuye uko byagenda kose ntabwo twabura guhura n'ibibazo sibyo. Ndabona udashaka kubimbwiraho sinzi impamvu, ariko bibaye byiza wanambwirerega. Burya iyo umuntu aganiriye ikibazo cye biramufasha akagira gute, bimufasha kuruhuka sibyo, byaba byiza. Ngaho komeza utubwire. Watubwiye ko waje guhita uza i Kigali ukaza kwa marume wawe. Marume wawe se yaba yaragufashe nabi? Yamfashe neza cyane. Arose papa wambyaye. Yakurushe papa wakubyaye? Byatari. Okay. Murabana ubu ngubu niwe muri kubana? Turabana. Harya ugeze mu kangahe? Mu gatandatu. Uri kwitegura gukora exeta? Okay. Wallahi. Ubundi ubu ngubu tuvugana. Nihe message ushobora guha mama wawe? Ikintu namubwira ni uko mukumbuye kandi namukunda cyane, kandi muzirikana buri gihe. Ariko uranamukundaga pe? Rwose. Ese ko wamusize kandi akaba yarari mu rugo? Ese kari ubuzima bwahiteye n'iki? Ahubwo ubwo buzima nibwo uri gushaka udashaka kuvuga. Nese mwaraburaraga? Byasana. Mwaraburaraga? Twaraburaye turanabwirirwa. Se ko mu cyaro biba byoroshye ushaka no kuvomera umuntu tuzi, uretse ko no muri rusange mu buzima busanzwe sibyo, ahantu ari hose waba ntaho ndabona umaze gukura sibyo, ushaka no kuvoma ayo mazi ariko ukaba utaburara. Mwarabikoze. Biza kwanga gute rero? Urabona nyine hari ukuntu nyine abantu babona ko umuntu wundi akwishimiye nyine bakabateranya, nibyo nyine byagiye bibaho. Kandi koko nyine watekereza nyine ukumva ibyo batuvuga wenda nibyo. Nk'ibiki babavugagaho? Urabona nyine nk'uko nabikubwiye twari abana 7. Niyo twahuriraga mu rugo rumwe, nimba batekaga ikiro cy'ubugari n'urugana n'uwo wakoragamo, yabaga ari rimwe. Bo bakatwinura. Ubwo twafashe umwanzuro nyine wo kuvuga ati mama wanyu niwe wabinubaga? Oya, ni abaturanyi. Ukagenda mugiye kureba ukuntu mwakwisayidira kugira ngo namwe mukure, ariko ubwo urumva hatangiye kuba nko kubinuba. Nimwe mwifatiye umwanzuro wo kubivamo ibyo byose? Twafashe umwanzuro nyine wo kuvuga ati twigendere dushakisha ahandi nyine. Okay. Numva ko ari urugendo rurerure. Ni igiki muri ubwo buzima bwose wagiye uhura nabwo bwakwigishije muri rusange? Ikintu ubuzima ngiye naciyemo bwanyigishije ni uko natazatunga umuntu agatoki mvuga turi abayeho nawe kuko ntazi impamvu. Ushobora gusanga wenda byaramugendekeye nkanjye, akaba ariyo mpamvu wenda nyine ameze gutyo nyine. Yawe ihangane. Ariko ntabwo ndabyumva neza uburyo nyine abantu bashobora guta. Yego birashoboka, ariko se nk'iyo batunganaga muri kumwe mu nzu ntimwabaga mubyumva ibyo babaga bapfa? Oya, ntabwo twabyumvaga, bariheraga nk'ababyeyi. Nibwo mwagiye kubona mubona barashwaye? Oya, hari icyo nkinzi. Ntabwo bishoboka ko umugore n'umugabo bajya gutandukana ibyabo bitamaze kujya hanze. Rimwe na rimwe hari n'igerega birangira banashwanye, barwanye, bagize bata. Oya, nta kurwana kwabaye. Wagiye kubona ubona papa aragiye, mama arasigaye. Yagiye mu kazi nyine ntiyagaruka. Hanyuma se iyo mpano y'ubuhanzi bwawe byavuye he, byaje gute? Nk'uko nabikubwiye nkigira inaha mu mujyi, nyine natangiye kwibona ndi njyenyine, abana bagenzi banjye nkabona ntabwo turi kuri rev imwe nyine. Nibwo natangiye kujya nicara ahantu hanjye nyine nkumva ikimfashije ari ukuririmba. Ntangira nyine kuririmba iz'abandi ndanabikunda. Ngeze aho nyine hari umwana twari tumaze kuba inshuti, arambwira ati kuko ukunda kuririmba wazakoze izawe. Nuko rero niyemeje nanjye kwandika. Ufite indirimbo zingahe? Kuri channel yanjye hariho nk'enye. N'ubu hari iyo maze gukora muri no minsi nshaka kwa uploadinga bita abapampe. Ufite channel? Izo ndirimbo zikorerwa ninde mu producer uko ukora indirimbo zawe? Nta wundi ninjye zikorera. Uzikora gute? Ufite ibikoresho? Mfite telefone niyo ibimfashamo. Hari program mfite editinga niyo nkoresha. Ririmba aho twumve, ririmba kuri aba pampe twumve.
abapampa ririmba cyane uri kuririmba nk'umuntu w'umustar urarapa cyangwa uraririmba okay let's go khelfan gatebuke wowe ndi muzi cyane ngarutse mu gakino oya nakibazo umbwira kuko ndi umwana wo mu cyaro waciye mu buzima bwinshi nakibazo umbwira narize amarira menshi abantu benshi bankandagira nkaceceka gusa byose nabiciyemo ntako gusa se ndakeka ari ngombwa ko nyirangiza kugira ngo n'urireba azagira amatsiko noneho hari n'izindi rero ririmba nyine dirimbira nicyo cyakuzanye ugomba kuririmba n'inkuru z'i Kigali zirahari ririmba inkuru z'i amaye ndashaka kumva iyo ndirimbo Kigali ni nk'iwacu amafaranga yarabuze nari nzi ko nzataha nitwa kabosi gusa ubanza nararotaga ndabona nzasubira yamara amasa ntacyo mfite nzagaruka narakoze ikofi okay iyi si igeze kure niyo mpamvu navuye iwacu mu cyaro nzi Kigali gushaka amafaranga mama bakuru banjye bashiki banjye nasize mbabwiye ko umunsi nagarutse nzaza nitwa boss gusa ibyo Kigali byanze navuyeho mu mbeshya abaturanyi na mudugudu ko ngiye ku ishuri uwo munsi nahawe impamba nk'umunyeshuri ugiye ku ishuri tubigishije ukuri nibyo wagumye ukwepa kandi ndabyibutse ko wabikwepye koko none urumva ko wambwiye ko wavuye home sibyo uje i Kigali ababyeyi babizi kumbi wagiye wanakubise n'agakofi n'iki n'impamba z'ababyeyi n'abaturanyi wapakinze tubwira ahubwo ayo mafaranga baguhaye iki se bwabigenje ute mwana buriya ukuntu utwara muri sosiyete biragufasha okay njye nta muntu asuzuguraga nubwo batwinubaga ariko njye nagenda avuga ati kamubyirengagize ndagenda ndabasezera umpaye ijana karima nkayagira itike nyine wenda nubwo itangirije i Kigali birumvikana agarukiye mu nzira nyine ndanamaze wagarukiye nagarukiye ahantu bita Bishenyi niba ubyibuka neza wari ufite amafaranga angahe baguhaye amafaranga nari mfite nk'amafaranga 500 hari abamfunyikiye n'imineke 5 y'indaya uravuze ngo 5 y'indaya indaya ni igitoki cyitwa indaya kiba kimeze gute icyo gitoki ni igitoki kigira amabere mato ariko atari kamarazinaha giteye ukuntu ntago wabyumva uri umunyamugi ndi umunyamugi ariko nawe wamaze kuba umunyamugi kwa sasa wamfasha ukambwira iyo ndirimbo ujya kuyandika urumva wakuye amayide kuko waje i Kigali turirimbira kandi kamwe cyangwa tubiri kuri iyo ngiyo cyangwa oya ku zindi ntacyo ubu turi muri show kugira ngo abantu badukurikiye sibyo baduteze n'amatwi rega hari n'abantu natwe tubishoboka twashoramo umufungo ibintu bikagenda neza sibyo nyine uturirimbo uracyadufite twinshi pe ndabizi ko dufite ndashaka nyine tutubwire twumve tutumenye sibyo tudukundishe n'abakunzi bacu uraza no kuduhereza karinki turagushyiriraho ntaribi nubwo tutarabyimba cyane ariko Imana igiye kubidufashamo ewana dutera imbere sibyo ngaho indi ngiye kubaremba hano bahita that live that live bisobanuye mu Kinyarwanda nibwo buzima okay ambo noneho kanyitangire mana tabari isi kuko iri mu marembera yo Khelfan gatebuke umuhungu ukundwa n'Imana ndetse n'abantu buruko ndebye iby'iyi si birancanga bikanyobera kuko iby'iyi si ari uguta umutwe waraye n'amayobera abantu ntitugikundana nta muntu ukita ku wundi ibi nibyo byimitswe but that life honey niko bigenda but that life honey noneho kararangiye oya kansimbukemo gatoya kuki ugiye gusimbuka impamvu nuko n'ubundi refrain n'ubundi uhora ari iyo ngiyo ugiye gukubitaho urutero rwa danje
Okay, negereye umukambwe, nabajije umukambwe, namubajije ibibazo byerekeranye n'iyi si, umva uko yansubije agira ati, mwana wanjye tegereza igihe gitoya, kuko n'akataraza kazaza, ho witegure gitware, uhore witeguye gutsinda ibikuziye, aho biturutse hose, iburyo cyangwa ibumoso, khelfan gatebuke. Itajyamo n'undi yorofuri. khelfan ubundi ugomba kuririmba nyine khelfan gatebuke, ariko gatebuke ngo gatinze gatebuke ngo kazaza ari amenyo yaki ya haruguru, ubwo bakwitega muri rusange. Tubonye undi mu diplomate mushyashya. Niwe muhanzi wemera muri iki gihugu cy'u Rwanda? Nemera abahanzi babiri b'ingenzi, harimo uwa mbere ni Chris Eazy. Umwemerera iki Chris Eazy? Mukunda ko akora ibihangano bishimisha buri umwe. Hariyo uziye wafashe ndirimba twumva. Iriya nshyashya bita basi sori. Aha, basi sori sindisho bawe, kipa ewan nshaka kwifata nk'umwana wa mama, niba usa neza njye nawe turasa. She's coming now, ndikumva nenda gusara, ndikwaktinga nk'uri gukina sinema, sinshaka kuba soba, muchezo unishota, zirashize sinaha, bazabarabizi sinshaka kuba soba, muchezo unishota, sinshaka kwica vibe nkataha nicuza, sinshaka umuntu njagaraza, na 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 na, niba usa neza njye turasa, na 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 na, cyo mwiza wanjye yanunsaze, gumana nanjye ndakumasa, mana we rata we, yewe sindi soba we, mana we rata we, basi sori sindi soba we. Wow, urakoze cyane, Imana iguhe umugisha. Ni gute ufata indirimbo bingana gutyo? Wayize igihe kingana iki? Ni ukuvuga ngo iyo ndirimbo nayibonye ku wa gatandatu, ariko kwa mbere nari nayimenye. Ni ibintu bikorohera? Ni ibintu bikorohera gufata indirimbo vuba? Ni ibintu binyorohera gufata indirimbo vuba, kuko n'izanjye mbasha kuzifata byoroshye. Chris Eazy ni ukunda mu Rwanda gusa? Na Juno Kizigenza. Na Juno Kizigenza. Ntabwo yarusha Chris Eazy. Ntabwo yarusha Chris Eazy. Ni igiki ushaka kubwira Chris Eazy ubu nonaha ku buryo twabahuza? Chris Eazy nshaka kumubwira ko, nshaka kumubwira ngo uramusaba iki? Abaye abishoboye ndamusaba ko yamfasha, nanjye nkazamuka, kubera ko nifuza kumera nkawe. Muhuye na Chris Eazy ni igiki wamubwira? Ikintu namubwira cyo, namubwira ngo akomereze aho, kandi ni byiza kuko abanyarwanda turabyishimiye, kandi si njye njyenyine ndetse n'isi yose, ndakeka abantu bose babasha kumureba baramwishimiye. Na Chris Eazy ni umuhanga kabisa, ni fresh kabisa, ni oje. Nimba Chris Eazy agukurikiye ndabizi neza ko ari budukurikire byanga bikunda, imbuga nkoranyambaga byaroroshye, sibyo? Chris Eazy naba afite umutima koko wo kugufasha nawe arabyumva, kandi buriya hari abantu benshi baba babimusaba, ariko hari igihe ureba ugasanga umwana kabisa waramumize pe. Ni ukuri pe, Imana ikurengere, igufashe, ikugenda imbere, sibyo? Kandi ibintu byose ujye wiragiza Imana. Imana niyo rugira byose, niyo yaguhaye ibyo byo gufata mu mutwe, niyo yaguhaye kuba uyu munsi uri kuba mu buzima bwiza, cyane ko wavuze ko waciye mu buzima bubi, sibyo? Ni ukuvuga ngo ihangane rwose, wenda ubutaha ntuzarara ukuntu tumeze, sibyo? Wenda agatike ko gashobora kuzaboneka cyangwa se karanaboneka, ariko ugumye urwana intambara yo kugira ngo ubeho, sibyo? Kandi ubeho ukunda Imana n'abantu. Rero twashimira abari badukurikiye, turabashimiye mwebwe mwakurikiraga Promise TV Show, tubashimira mwese mudutera inkunga, abatureba bari mu Rwotamasimbi rwose, muri abantu b'abagabo, muri abo kwizerwa ndetse no kwishimira. Ibiganiro byacu nakagaruka. Ciao ciao.